Shalom, shalom. Yesu ashimwe cyane, twongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha kuri mwebwe mwese Uwiteka Imana yongereje gushoboza kubana natwe muri kino gitondo, baba dukurikiye kuri YouTube channel Ndika Gospel TV. Imana ibahe umugisha, cyangwa se abo turi kumwe kuri Zoom. Yesu abahe umugisha mwinshi cyane. Dushima Imana iduhaye amahirwe yo kongera gusenga no kuba imbere yayo. Iyo tuje gusenga tuba tuje kuganira n'Imana, tuba tuje gusabana n'Imana binyuze mu gusenga, binyuze kumva ijambo ry'Imana. Rero Imana ibahe umugisha mwebwe mwese Uwiteka agenda ashoboza, tukagenda tubana muri ibi bintu byo gusenga. Imana ibagire neza cyane. Haleluya. Muri iki cyumweru turi kuganira ijambo ryiza rivuga ngo kuba icyitegererezo, cyangwa se kubera abandi icyitegererezo. Aho twatangiranye twagiye tubisobanura. Niba utaragize amahirwe kubana natwe, ujye kureba izindi parti zose twagiye tuganiraho kuva ku munsi wa mbere. Ndabizi neza ko hari icyo uri bwunguke mu byo twagiye tuganira. Uyu munsi rero turaza gukomerezaho, biri muri Timoteyo wa mbere igice cya 4 umurongo wa 12. Iryo jambo ry'Imana turi kugenda tuganira, ubwo Pawulo yabwiraga Timoteyo ko akwiriye kubera abandi icyitegererezo. Uyu munsi ni twebwe Imana iri kuvugana natwe nk'abakristo, cyane cyane abavutse ubwa kabiri, abizera izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dukwiriye kubera abandi icyitegererezo. Rero hari ibintu 4 cyangwa 5 turi kuganiraho Imana idusaba kubera abandi icyitegererezo muri bino bihe isi iri mu ntambara, iri mu bibazo. Hari ibyo abantu bakeneye kutwigiraho, hari ibyo abantu bakwiriye, hari imbuto abantu bakwiye kudusoromaho kugira ngo nabo batere guhimbaza Imana. Hano rero ishimwe, reka dusenge dushime Imana, ubundi twongere tuganire ijambo ry'Imana akanya gato. Yesu abaha umugisha mwinshi cyane. Abari kuri Zoom bishoboye wasengana nanjye ugafungura mikrofone, abari kuri YouTube namwe musengere aho muri, dusabe Imana kugira ngo ukomeze kubana natwe kandi twishimira bw'amahirwe yaduhaye kuba turi amahoro, tugihumeka umwuka w'abazima n'ubuntu budasanzwe Imana ibatugiriye muri Kristo Yesu. Reka dusenge. Data, turagushimiye kuri Imana igira neza, turagushimiye kubw'iki gitondo cyiza, uyu mwanya mwiza wongeye kuduha Mwana. Dushimiye ko tugihumeka umwuka w'abazima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wakoze kubana natwe, wakoze kuturinda, kandi ukaba uduha umwanya wo kuba imbere yawe. Nasenze kugira ngo Umwuka Wera akomeze kuganiza imitima yacu, akomeze kubana natwe, atwigishe. Haleluya. Ijambo ryawe rihindure mu mitima yacu, rihindure ibitekerezo byacu, rihindure uko tubona ibintu, kugira ngo tubashe guhagarara neza mu nzira zawe nk'uko ushaka. Nasengeye abadukurikiye bose baho umugisha kandi bagire neza. Umuntu wese, haleluya, umugendere kandi umwiyereke bitewe n'ibyo akeneye muri kino gitondo. Izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Abaje nyuma namwe turabakiriye. Yesu abaha umugisha mwinshi cyane. Abari kuri Zoom, Yesu abaha umugisha mwinshi cyane. Dukomeje kuganira ijambo rivuga ngo kuba icyitegererezo, cyangwa se kubera abandi icyitegererezo. Twatangiye mwibuke kuvuga ko Imana yadusize hano mu isi nk'abambasaderi. Turi abantu baserukira ubwami bw'ijuru hano ku isi. Haleluya. Ijuru rikeneye hano mu isi ni twebwe nk'abana b'Imana tugomba kubikora, tugomba kubigaragariza abandi, kugira ngo na ba bandi batarinjira mu bwami bw'Imana babashe guhindura ubwiru bw'Imana binyuze muri twebwe. Haleluya. Kugira ngo nabo bakomeze kumenya Imana. Rero Timoteyo yandikira Pawulo yandikira Timoteyo umuti wa mbere igice cya 4 umurongo wa 12, aravuga ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ubere icyitegererezo cy'abizera ibyo uvuga. Niba twarabiganiriyeho ko akanwa kacu kakwiye kwatura ibintu byiza, amagambo meza yubaka urukundo. Arangije arambwira no ku ngeso zawe. Barabuze ku ingeso zacu zikwiriye kuba ingeso nziza, kugira ngo n'abatureba babone ko by'ukuri ko twahinduye. Pawulo yageze n'aravuga ngo yahebye byose byamuberaga inyungu, yarabireka. Ibintu yakoraga
yanezeza Imana, yarabiretse kugira ngo Kristo akomeze aganze mu buzima. Rero n'ingeso zacu zikwiriye kuba nziza kugira ngo n'abatureba babere icyitegererezo. Uyu munsi turaza kuvuga ku kindi kintu yamubwiye ngo no ku rukundo, no ku mutima w'urukundo. Tugiye kuganira ku ijambo ryitwa urukundo. Urukundo mu itorero, urukundo mu miryango yacu, urukundo mu buzima bwacu. Urukundo rusa nk'aho rwagiye gushyira mu bantu, ariko abantu bakeneye urukundo, bakeneye kugaragariza urukundo. Nta kindi kintu kirenze urukundo. Iyo ataba urukundo rw'Imana, nanjye nawe uyu munsi ntabwo twari kuba tuzinanye. Abantu benshi tuzinanye kuri social media, kuri Zoom, kuri YouTube n'ahandi, kubera urukundo rwa Kristo. Iyo ataba Kristo atugaragariza urukundo, akaduha agakiza, ntabwo byari gukunda ko tumenyana. Rero Imana iradusaba twebwe nk'abakristo kugira ngo dukomeze kugaragariza urukundo, dukomeze gukundana hagati muri twebwe. Byaba bibabaje cyane kandi biteye imbabazi nyinshi kuba umuntu yarakijijwe ariko akaba agifite ishari, akaba atagikunda mugenzi we, akaba agifite amacakubiri, amoko muri we, akaba yikunda we ku giti cye, akumva ko yariye, ko abana be bameze neza, akumva birahagije. Ntabwo agomba gutekereza ku bandi, ntabwo agomba kwiyumvira ku bandi. Ariko Imana iradusaba kugira umutima w'urukundo. Niba Imana yarakugiriye neza, ikaguha ubutunzi, ikaguha amafaranga, ikaguha imibereho myiza, ntabwo ukwiriye kwitekerezaho ubwawe. Ukwiriye kugira urukundo, ugasabana n'abandi, ugasangira n'abandi, ugatekereza abandi, ugafasha abandi ku by'Imana yaguhaye. Umutima w'urukundo, bene data, abakristo twari dukwiriye kugaragaza urukundo rw'Imana kugira ngo n'ab'isi batwigireho icyitwa urukundo. Ariko birababaje kuba mu nzu y'Imana abantu batagikundana. Abantu babaye abanyeshari, abantu babaye abanyenzigo, abantu barabeshyana, babwirana nabi. Umutima w'urukundo waje. Mureke iki gitondo Imana yongere kandi tugendere, haleluya, dusukemo umutima w'urukundo kugira ngo n'abantu batureba batubonemo urukundo. Hari izindi jambo Pawulo yavuze mu gitabo cy'Abatesalonike ba mbere igice cya 4 ku murongo w'9, yaravuze ngo ariko ibyo gukundana bene data mugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu mwigishijwe n'Imana gukundana. Ubundi umukristo ntabwo yarakwiriye kwigishwa gukundana. Gukundana byari bikwiriye kuba part cyangwa se parti y'ubuzima bwe. Mubimugize, mubimurimo, yarakwiriye kugira urukundo. Nta muntu wamenye Imana, nta muntu wakijijwe yarakwiriye kwigishwa gukundana. Oya, buriya reka mbabwire, hari ibintu tuvuga ariko bitari ukuri. Imana ntabwo itanga urukundo. Imana ni urukundo. Imana itanga urukundo, hari uwo yagwima. Iyo tuvuze ngo umuntu afite ikintu gishobora gushira, ariko urukundo rw'Imana ntabwo rushira. Imana ubwayo ni urukundo, ntabwo irutanga, ahubwo Imana ni urukundo. Iyo Imana muri wewe, wakagombye automatically kugira urukundo, kuko natire y'Imana ni urukundo. Rero ugeze aho bakubwira ngo ukunda mugenzi wawe, uba waratakaje Imana. Kuko umuntu ufite Imana muri we yakagombye gukundana. Nta muntu urize kubimusaba, nta muntu urize kubimubwira. Yakagombye kureba umuntu ufite ikibazo ashoboye kugikemura akagikora. Yakagombye gusengera abantu, yakagombye kwita ku bandi, kuko uwo mutima w'urukundo winjiye muri wowe umunsi wamenye Imana. Imana ishimwe cyane. Rero ntabwo dukwiriye kwigisha iby'urukundo, kuko Imana ubwayo yarabitwigishije muri Kristo Yesu. Yatweretse gukunda icyo ari cyo, yatweretse gukunda icyo ari cyo. Mureke rero natwe nk'abana b'Imana, ab'isi batwigireho urukundo bene data. Kubera Imana icyitegererezo mu gukundana. Ukundane, ukunde bene so, ukunde abavandimwe bawe, ukunde ababyeyi bawe, ukunde igihugu cyawe, ukunde itorero, ukunde abantu. Garagariza urukundo abantu. Abantu babuze abantu babereka urukundo. Depression zabaye nyinshi kubera ko abantu bagiye bahemukira. Barakeneye gukunda. Rero wewe muri kano kanya ni wowe Imana iri kuvuga nawe. Garagaza urukundo mu baturanyi bawe, garagaza urukundo. Imana idushoboze kandi Imana itugirire neza. Umwanditsi w'igitabo cya Yohana nawe yabigarutseho
Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo w'8 aravuga ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Niba udakundana ntabwo uzi Imana. Imana ni urukundo. Imana ni urukundo. Utandukanye kuba Imana itanga urukundo n'Imana ni urukundo. Imana ni urukundo. Nature, kamere y'Imana ni urukundo. Rero niba udakundana ntabwo uzi Imana. Kuko abantu bazi Imana bagomba kugaragaza urukundo. Arakomeza ku murongo w'9 aravuga ngo turayikunda kuko ariyo yabaje kudukunda. Umurongo wa 19, umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se aba ari umunyabyaha. Udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabona. Urukundo rw'Imana turugaragariza mu bantu. Imana ntabwo tuyibona n'amaso y'umubiri, ariko iyo dukunze abantu Imana yaremye, iyo dukunze abaturanyi, iyo dukunze abavandimwe bacu, tuba turi kugaragaza urukundo rw'Imana mu buzima bwacu. Bene data, iki ni igihe cyo kongera kandi kugaragaza urukundo rw'Imana. Abantu nibagusanga, abantu nibakwegera, baje bagusoromamo imbuto y'urukundo. Umupapa ufite urukundo, umumama ufite urukundo, umusore ufite urukundo. Abantu nibajya batekereza umuntu basoromaho urukundo, baje bazi iwawe bagusanga. Umuntu ufite umutima mwiza, ufashanya, ugaburira abakene, yita ku murimo w'Imana, umuntu ugaragaza urukundo n'ukenewe muri iyi nzu. Imana ishimwe cyane. Reka dusoze muri Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa 16. Ni amagambo akomeye cyane, ariko niyo Imana idusaba gukora. Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa 16 biravuga ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, ngo ni uko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye ni uko twatanga ubugingo bwacu bwa bene data. Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu, ngo natwe ikidukwiriye uko dukwiriye gutanga ubugingo bwacu bwa bene data. Rero mureke tubere abizera icyitegererezo bene data, mu rukundo tugaragaza urukundo, kandi urukundo rurubaka, urukundo rurihangana, urukundo rurema ibyiringiro. Imana idushoboze gukundana, Imana idushoboze kugaragaza urukundo. Niyo abantu baba baraguhemukiye, uzakomeze kugaragaza urukundo. Niyo kamere y'Imana. Natwe Imana turayicumuraho, turayihemukira, ariko ntabwo yigera ntabwo yigereka kudukunda. Ikomeza kudukunda, ikomeza kutugirira neza. Yesu abaho umugisha, Yesu abagire neza. Namwe mukundane, twese dukundane, tugaragarize urukundo. Imana izakomeza kutugirira neza. Reka dusenge. Mana, turagushimiye ko utugaburiye muri kino gitondo. Ijambo ryawe twize utugaragariza ko dukwiriye gukundana. Urukundo ni ikintu cy'ingenzi. Iyo hataza kuba hari urukundo, ntabwo twari kubabarirwa ibyaha, ntabwo twari kwitwa abana b'Imana. Ariko urukundo rwatumye utanga Kristo kugira ngo twese tubabarirwe. Ndasenze muri kino gitondo Mwana, abantu bahishurirwe urukundo rwawe, bongere tugaragaze urukundo hagati muri twebwe, kugira ngo abatureba batubona badusoromeye imbuto y'urukundo. Nsabiye abantu badukurikiye nonaha Mwana, umutima w'urukundo ugwire muri bo, mu izina rya Yesu. Uzoba ukoze Mwami Imana, umugisha wabane natwe uyu munsi, utugire neza. Duhure n'abantu tugaragariza urukundo, kandi natwe duhure n'abantu batugaragariza urukundo. Urakoze kuri Imana igira neza, n'umugisha ubwoko bwawe, kandi ukomeze kutugirira neza. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Ukomeze kugaragaza urukundo ruganze mu miryango yacu, ruganze mu bihugu byacu, muri kano karere. Izi ntambara zose turi kubona nuko abantu batakaje urukundo. Imana idushoboze abakristo kugaragaza urukundo. Yesu abahe umugisha, mugire umunsi mwiza, narahezagiwe. Shalom, shalom.